Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane, wowe udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Inshuti mukundwa rero, nyemerera turebere hamwe izi breaking news, natwe amakuru mashya. Ni amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo yakomeje kugenda igarukaho cyane mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Ni impanuka y'ikamyo zimwe zitwara esanse. Iyi mpanuka yaje kuba mu buryo butunguranye, dore ko ari imodoka, izi modoka zimwe zitwara esanse yaje kugwa. Mu kugwa nibwo rero ngo bamwe mu baturage bagiye kuvoma esanse, birangira rero iyi modoka ituritse, abagera kuri 94 bahita basiga ubuzima, abandi bagera kuri 50 barakomereka. Iyi ni inkuru iri kugarukaho cyane mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bacitse ururondogoro ndetse imitima ya benshi yuzuye intiba, cyane cyane abo mu miryango yababaje kuba basiga ubuzima muri iyi mpanuka y'iyi modoka yaje guturika ubwo abaturage bavomaga esanse aho iyi modoka yari yaguye. Ushobora guhita wibaza utese iyi mpanuka yabereye hehe se? Nyuma y'uko iyi mpanuka iba hapfuye abantu bangana gutyo, haba haje kuba hakurikira iki se? Abakomeretse baba bagiye kuvurirwa mu bihe bitaro se? Iyi mpanuka yaba yaje kuba yaterwa n'iki kugira ngo iyi modoka ize kuba yaguye ahantu? Byose rero ukomeje kwibaza, uraje ubisobanukirwe muri iyi nkuru ya none. Icyo tugusaba ni ukudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane ndetse anababaza imitima ya benshi. Mbere yuko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntiwibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo ndetse iyo dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Tuzotsinze rero, reka twanzike n'iyi nkuru yakomeje kubabaza abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga mu binyamakuru. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukwaho cyane, impanuka y'imodoka. Izi modoka z'amakamyo zimwe zitwara esanse cyangwa se zitwara mazutu, aho izi modoka zigenda zambukiranya mu bihugu, ugasanga ivuye mu gihugu cya Uganda irimo irinjira mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se ivuye mu gihugu cya Uganda ikomeje mu gihugu cy'u Rwanda igiye mu gihugu cy'undi, cyangwa se mu gihugu cya Kongo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Izi modoka niko zikora, zigenda zizana izi mazutu cyangwa se ama esanse ajyanwa mu bihugu bigiye bitandukanye. Nibwo rero iyi modoka ngo yaritwaye esanse, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigarukwaho, ngo nibwo yaje kuba yagwa. Uburyo ngo yaje kuba yagwamo rero, ngo umushoferi nk'uko byagarutsweho, ngo yari afite umuvuduko uri hejuru cyane, dore ko iyi modoka ngo yamanukaga, aribwo rero ngo yageze ahantu hamanuka ifite umuvuduko uri hejuru. Mu gufata kuri feri rero yumva feri zabaye amazi, nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Nibwo rero ngo iyi modoka yahise igonga umukingo, birangira ihise igwa munsi y'umukingo. Yagunze umukingo wo mu muhanda, irangiye ihita isimbuka umuhanda igwa munsi y'umuhanda. Nibwo rero ngo yaguye munsi y'umuhanda, ikimara kugwa munsi y'umuhanda esanse itangira kumeneka, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho. Esanse ngo yamenetse mu gihe kingana hafi nk'iminota 20. Bamwe mu batuye hafi aho ngaho iyi mpanuka yaje kuba yabera, nibwo baje basa n'abaza gutabara. Bahageze rero basanga umushoferi yamaze kuva muri iyi modoka, ubundi akiza ake karenge. Ubundi nibwo rero ngo batangiye gufata bimwe mu bikoresho bigiye bitandukanye, batangira kuvoma esanse. Ngo bakimara kuvoma esanse rero, nibwo haje kubaho igisa n'umwaku cyangwa se amahirwe make, kuko ni esanse bavomaga ntabwo bigeze bayijyana. Nk'uko ngo byagenze rero, bari barimo baravoma iyi esanse, birumvikana imodoka yaje gukora impanuka ndetse ifite n'urugendo rurerure. Kuba yakoze impanuka ihetse n'ibi ibintu bifatwa n'inkongi y'umuriro bigahita biturika,
gusa nibwo rero ngo esansi yaje imeneka ahantu hari icyuma gishyushye, birangira bikongeje bihita biturika, abantu bagera muri 94 bose bahita bahasiga ubuzima, abandi bagera muri 50 barakomereka nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Abantu benshi rero bakaba bafite intimba ikomeye cyane, imitima yabo ikaba yuzuye akababaro, cyane cyane abo mu miryango y'abangaba baje kuba bagwa muri iyi mpanuka y'imodoka yaje guturika ubwo bavomaga esanse. Ushobora kwibaza ute se byaba byagenze bite kugira ngo baze kuvoma esanse? Se ubuyobozi bwa polisi cyangwa se polisi zo mu muhanda zari ziri hehe? Se ntabwo zari hafi ngo ku buryo zari guhita zihaporoteja kugira ngo hatagira abaturage baza kuza kuhagera? Gusa nk'uko biri kugarukaho rero ngo iyi modoka ikimara kugwa aho yaguye hari kure y'aho polisi zari ziri, birumvikana polisi nayo ngo yahageze itinze cyane, nibwo rero aba baturage baje birara kuri iyi modoka batangira kuvoma esanse yamenekaga, birangira ije guturika irabaturikana, abagera kuri 94 nk'uko twari tubigarutseho bahita bahasiga ubuzima, abandi bagera muri 50 barakomereka. Ibi bikaba rero ari ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. N'ahandi rero byaje kuba byabera, ushobora kuba uhise ugira ubwoba ukavuga uti ibi byaba byabereye mu Rwanda. Ntabwo ari mu Rwanda byabereye, ibi byaje kuba byabera mu gihugu cya Nigeria. Aha rero aba bagera muri 94 baguye mu mpanuka yatewe n'iturika ry'iyi modoka ya lisansi, abandi abagera kuri 50 barahakomerekera bikabije nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho. Nk'uko mu binyamakuru bimwe byagiye byandika kuri iyi nkuru, reka tugaruke kuri iki kinyamakuru cyaje kwandika kuri iyi nkuru, aho cyagize giti Nigeria abantu barenga 90 bishwe n'iturika ry'imodoka ya lisansi. Aba bapfuye bikaba byaturutse ku kuba imodoka yari ihetse lisansi yakoze impanuka, maze abari hafi yaho iyi mpanuka yabereye bihutira kujya kuyivoma, ariko ku bw'amahirwe make iraturika, abagera kuri 94 bahita bahasiga ubuzima cyangwa se barashya bahasiga ubuzima. Polisi yo mu gihugu cya Nigeria ivuga ko isanganya ryabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 16 Ukwakira umwaka wa 2024 muri leta ya Jigawa mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria, nk'uko byakomeje kugenda bigaruka. Inkuru ya Al Jazeera ivuga ko hagaragaye amashusho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yerekana imirambo y'abaguye muri iyi mpanuka ndetse n'abakomeretse barimo kujyanwa ku bitaro bya Ringim na Hadejiya. Inararibonye zitandukanye muri Nigeria zivuga ko izi mpanuka ahanini ziterwa n'imihanda mibi izi modoka ziba ziri kunyuramo, ibinyabiziga bitujuje ubuziranenge ndetse n'ibindi bishobora kuba bitera izi mpanuka za hato na hato, bigatuma abantu benshi baza kuburira ubuzima muri izi impanuka. Muri iki gihugu si ubwa mbere habereye impanuka nk'iyi, kuko no muri Nzeri uyu mwaka nabwo imodoka iherutse gukora impanuka ihetse lisansi yaraturitse muri leta ya Nigeri iri rwagati muri Nigeria, ihitana abantu bagera muri 48. Bisa nk'ibi kandi byabaye mu mwaka wa 2020 ndetse byahitanye ubuzima bw'abantu bagera kuri 535, abandi barenga 1,100 barakomerekera mu mpanuka zigera mu 1,531 zabaye. Nk'uko ngayo rero amakuru yakomeje kugenda agarukaho cyane, natwe twari tuje kugira ngo twizo update zayo, aba bantu bagera muri 94 baje kugwa muri iyi mpanuka, ndetse abandi nabo bagera muri 50 bakaza kuhakomerekera. Niba ari ubwa mbere ubanyera tuje kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntubagiwe gukanda kunzogera kugira ngo nityo gishyiraho amakuru notification ugeze ubona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ugeze ukurikirana gatanu kuri gatanu, kurashare cyangwa se partage amakuru yasanga
ubisangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwibagirwe uko like ujya hasi no muri comment ube wasiga igitekerezo cyawe kuko nacyo ni ingenzi cyane, ibyiza ubishima ndetse n'ibi nabyo birenge, kugira ngo tubone uburyo dukosora tugiye tugezaho amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kuba natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.